Ni urutonde rw'ibihugu 10 muri Afurika bifite abakobwa beza kurenza abandi. Uru rutonde naruteguye kubera abenshi mujya mugera mu matsiko muvuga ati ese ni iki gihugu gifite abakobwa beza kurusha ibindi muri Afurika? Kugira ngo ubisobanukirwe ugeze ku cyambere biragusaba gukurikirana kino kiganiro bakagitangira ndetse ukanagisoza. Twakwibutsa no gukanda like ndetse na subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Ndetse wibuke no kudusigira igitekerezo cy'indi video twagukorera ubutaha ubyandika muri comment utubwire. Ahangaha twihuse cyane, ahangaha nshaka kubayira ku mwanya wa 10 tuzamuka paka tugeze kwa mbere nk'uko bisanzwe abenshi umaze kubimenyera mu bantu bankurikirana. Twihute cyane ku mwanya wa 10 turasanga igihugu cya Tanzania. Tanzania ifite abakobwa beza kurenza ibindi bihugu byose byo muri Afurika, akaba ariyo mpamvu yaje ku mwanya wa 10 mu bihugu bifite abakobwa beza. Bitewe yuko abakobwa babo bafite umuco bitewe ndetse n'imyambarire yabo ikunze gutangaza abantu benshi. Ubona umwana w'umukobwa mutoya yambara ibitenge kandi ukabona afite design nziza cyane, mbese n'imisekere yabo bikunda gukurura abantu benshi ndetse bakakunda kugira n'amaso meza. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Angola. Angola ni igihugu cyiza cyane gifite abakobwa bafite isura nziza kurenza ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika, bitewe nuko abakobwa babo bafite amasura meza cyane atangaza abantu benshi ndetse anatangariza abantu benshi cyane, akavuga ati ese kino gihugu ko gitangaje. Bivugisha abantu benshi bitewe nuko kino gihugu giteye ndetse n'uburyo kigaragara cyane. Angola ni igihugu kidakunze kuvugwaho ibintu byinshi, ariko ndetse umuntu wageze avuga ati hano aba bakobwa beza ndetse bagira n'umuco. Ndetse n'abakobwa badakunze kwambara utuntu tugufiya, gusa n'abakobwa bakunze kwambara ibintu hejuru yabo bisa nkaho bigaragaza imiterere yabo yo hejuru, ariko hasi ntibakunze kwambara uko. Angola ni igihugu cyiza cyane gikomeje gutangaza abantu benshi muri rusange. Angola ni igihugu gikomeje kuvugisha abatari bakeya kuri iyi si yacu bitewe n'uburyo abakobwa bawo bitwara ndetse n'uburyo bameze. Twihute cyane ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Ghana. Ghana ifite abakobwa beza yaba mu miterere ndetse no mu myitwarire, ndetse mu bantu bakunda abakobwa beza cyane bazi gutanga keya ku bagabo. Abantu benshi bigira muri Ghana kuko muri Ghana babaye abakobwa mbese bazi kwita ku bagabo. Nicyo kintu cya mbere n'umuco wabo bazwiho cyane kwenza ibindi, bazi kwita ku bagabo mu buryo butangaje pe. Ndetse Angola nayo yendaga kumera nka Ghana bitewe n'uburyo byenda kugira imico yenda gusa Angola yo nago imeze nka Ghana bitewe n'uburyo Ghana yo ikunzwe kugaragara cyane bitewe n'uburyo abakobwa babo bameze n'imyambarire yabo, bo bambara imyenda isa nkaho irimo ubusa bwinshi cyane. Angola nago imeze nka Ghana bitewe n'uburyo n'amasura yabo bitandukanye cyane, gusa Ghana yo igaragara mu bihugu bifite abakobwa bazi kwita ku bagabo muri Afurika, ndetse ishobora no kuza ku mwanya wa mbere. Ubutana bwo dushobora kubibakoreraho ni mu bidusaba cyane, izi kwita ku bagabo cyane pe. Ahangaha ndetse ari no bigaragara yuko bakunda no kwambara ibintu by'imirimbo mu maso yabo, aho bakunda kwambara amaherena menshi, kwitira makeup nyinshi ndetse n'amarouge belo ndetse n'ibintu byinshi cyane. Twite cyane ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Maroc. Maroc ni igihugu cyiza cyane gikomeje gutangaza abantu benshi bitewe n'abakobwa bawo batuye uburyo bameze pe. Muri Maroc abaye abakobwa beza ku buryo buri umwe wese ubabonye avuga ati uyu mukobwa pe aranyemeje, yaba mu maso yabo, yaba mu miterere yabo ndetse no mu mivugire yabo ndetse no mu misekere yabo. N'abantu baseka ku buryo uri igitsina gabo uhita wumva kuri wowe utuntu kudushagarira turazamutse, ukahita wumva biragucanze bitewe n'ubwiza bwabo.
ndetse niyo urebye ifoto yabo cyangwa ukareba umwe muri bo, ni abakobwa badakunze kubonekamo abakobwa bafite amasura mabi, aho yuko ibyo bintu biba bigoranye cyane kubona umukobwa wo muri Maroc ufite isura mbi pe, kuko bakunzwe kubazwiho abakobwa bafite amasura meza cyane, ndetse kandi banaberwa mu bintu byose bakora, yaba mu myambarire ndetse no mu bintu byose bakunze kubishobora cyane pe. Ari nabo bakunze kuvayo abamodo benshi, abafashoni benshi, mbese nibo bakunze guturuka mu gihugu cya Maroc. Abakobwa bo muri Maroc ni abakobwa beza ku buryo buri umwe wese ubabonye abyemera atarabishidikanyijeho bitewe n'uburyo bameze. Maroc ndetse nawe urebye ino foto y'aba bakobwa uko ari beza bose, nawe ubwawe urabyemerera utiriwe ujya kugorana, ndetse ni abakobwa bakunze kugira mu maso h'umweru cyane bitewe n'uko muri biriya bihugu bakunze kuryama kare, ndetse abakobwa bawo bitabwaho ku buryo butangaje, ndetse ku rutonde rwacu kiriya gihugu gishobora kuza mu bihugu bifite freedom ihagije ku bakobwa babo, kuko umukobwa ariya aba yisanzuye ndetse yemerewe gukora icyo ashaka igihe agishakiye, gusa nabo ari freedom bimwe, ntabwo umukobwa agomba kuryama bwije. Twite cyane ku mwanya wa gatandatu turasanga igihugu cya Somalia. Somalia ni igihugu cyiza ndetse umukobwa wabo ni beza pe, gusa ikintu bano bakobwa bazwiho guseka neza ku rwego rutangaje cyane, ndetse akaba ari n'abakobwa bagira umuco ku rwego rutangaje birenze uko abandi bameze. Gusa ibihugu byinshi bigiye bihuje kino kintu, abakobwa babo bagiye bafite umuco, ariko siko byose binganya umuco. Gusa abakobwa bo muri Somalia bafite umuco ku rwego rutangaje kandi baseka neza ku rwego rutangaje nanone, ndetse bakaba bafite n'amasura meza pe, abigaragaza yuko ari beza, ndetse nawe ubwawe uyabonye utabishidikanyaho yuko ari beza. Iki gihugu cya Somalia ni igihugu gikunzwe kugaragaramo abakobwa benshi bafite umuco kandi bitwara neza kuri iyi si yacu, n'umuntu wese ubizi ntabwo ajya abihakana pe. Somalia ni igihugu cyiza cyane gifite abakobwa bafite umuco ku buryo abagabo benshi bagiye gushaka bakunda kwigira muri Somalia, kuko biragoye kuri iki gihe ko ushobora gusanga umukobwa mbese utarahura n'umugabo kuva mu buzima bwe bwose akarinda agira imyaka 20, ariko muri Somalia bitewe n'uburyo habayo ibintu byo gukanira abakobwa bawo, usanga ari umukobwa ushobora kuba agejeje iyo myaka atarahura n'umugabo we, ndetse atarahura n'igitsina gabo ngo kimurebe cyangwa bakora ibindi bintu, mbese akiri wese atarahura n'umugabo. Nicyo gihugu gishobora kuba gifite abakobwa bameze uko nguko benshi. Twihute cyane, uru ni urutonde nateguye nkurikije uko abantu babigaragaza, ndetse n'uko imbuga nkoranyambaga zibigaragaza, ndetse n'uko Google ibigaragaza, ndetse n'uko abandi bantu twese tugenda tubihuriraho akenshi, ndetse n'uko abasiyantifike bagiye babigaragaza. Ibi bihugu, iyi top 10 iteguye mu buryo buri international, bitewe n'uko ikintu ubibona ahangaha ugomba kukizera 100%, bitewe n'uko iyi top 10 yatuvunnye cyane, kuko ni top 10 toroshye kuyikora bitewe n'uko uyisabira uburenganzira kugira ngo uyikore. Twihute cyane, ndetse ahangaha bababwira ku bakobwa bo muri Somalia ari abakobwa mbese bakunzwe kugaragaraho pe, ubwiza buri wese atashidikanyaho, kandi bakaba ari mu bakobwa baseka neza ku rwego rutangaje. Twihute cyane ku mwanya wa gatanu turasanga South Africa. South Africa hari abakobwa ndetse benda gusa nk'abahinde, gusa babirabura, ndetse bakaba bafite ubwiza bwabo butangaje, mu maso habo bagiye hatangaje ku buryo iyo barebye ndetse nawe ubona yuko batandukanye n'abandi bakobwa benshi bagiye ubona, bitewe n'uburyo bimereye mu buryo bwabo ku giti cyabo. Somalia ifite abakobwa beza ku buryo umuntu wese ubazi adashobora kubihakana pe, bitewe n'uburyo abo bakobwa baba ari beza,
mu maso habo, imigaragarire yabo, ndetse bakunda kugaragara n'imisatsi myiza cyane ku rwego rutangaje, ku buryo umuntu wese uzi imisatsi yabo atabibura nabe na gatoya, kuko bagira imisatsi mbese y'amarende nk'uko abantu bose tuba tubizi. Bo bashobora kuba bafite n'amarende akabije kuba amarende, bitewe n'uburyo ayo marende ngiye ameze pe. Ayo marende ni amarende abatangaza buri umwe wese, akavuga ati se uyu mukobwa yagiye gukoresha imisatsi muri salo, ariko akenshi usanga ariko bose bagiye bavuka bitewe n'amarende baba bafite, mbese bafite umusatsi mwiza. Abantu bose birabatungura, akavuga ati ni ukuri birantunguye kubona umukobwa ufite umusatsi mwiza nk'uwo nguwo pe. Biba bitunguranye cyane, ndetse abantu benshi bakavuga ati iki gihugu ni igihugu kabisa gifite abakobwa beza cyane, kikaba aricyo gihugu cyaje ku rutonde rwa 5 mu bihugu muri Afurika bifite abakobwa beza cyane. Twite cyane ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Ghana. Nigeria ni igihugu cyiza cyane gifite abakobwa ndetse nabo bafite umuco benda guhuza nabo muri Ghana. Niyo mpamvu byari bincanze gato benda guhuza n'abakobwa bo muri Ghana kubera imico yabo yenda gusa, ndetse n'amasura yabo yenda guhura mu kuntu nibona bireba nawe ubwawe urabibona. Angaha abakobwa bo muri Nigeria ni abakobwa beza cyane ku buryo umuntu wese uhageze abona imyitwarire yabo, imyambarire yabo bikurura abagabo cyane ku rwego rutangaje cyane. Ibihugu byabo kabisa ni ibihugu bigira uburyo bikururamo abagabo mu buryo butangaje cyane, bitewe n'imyambarire yabo ndetse n'imigaragarire yabo ndetse na make-up bishyira mu maso, bituma abagabo bibakurura cyane, bigashobora no gutuma bavamo ibindi bitandukanye. Bikaba bigoye gusanga umukobwa utarigeze ahura n'umugabo muri iki gihugu. Twite cyane ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Kenya. Kenya iri ku rutonde rwa 3 mu bihugu bifite abakobwa beza mu gihugu cyacu ndetse muri Afurika yacu yose, akaba ariyo yaje ku mwanya wa 3 bitewe n'uko abakobwa bo muri Kenya baba bagaragara neza cyane, ndetse bafite akamwenyu katari kanini cyane ariko keza karyoheye kukumva ndetse no kugusekera pe. Ndetse bakaba bafite amaso y'ibitesi nka babandi bakunda kuvuga ati umuntu afite amaso y'inyana pe. Bafite amaso meza cyane ku rwego buri umwe wese ubazi avuga ati nabyemeye pe, iki gihugu gifite abakobwa bafite amaso meza cyane bitangaje. Igihugu cya Kenya gikunzwe kugaragara mu bihugu bifite abakobwa bitwara neza mu bihugu byinshi byo muri Afurika. Iki gihugu ni cyiza cyane bitewe n'uburyo gifasha abantu benshi ku rwego rutangaje. Iki gihugu gikora ibintu byiza, kigira imideli myiza ndetse na fashion nziza cyane. Akaba ariyo mpamvu iki gihugu gikunzwe kuba gifite abakobwa bambara imyambarire yenda gusa ndetse myiza kandi igaragara neza, ndetse bafite utumwenyu twiza cyane, iminwa myiza, aho abantu bose bakunda kuvuga ati aba bakobwa kabisa bafite iminwa myiza cyane. Iki gihugu gikunzwe kugaragara mu bihugu cyane cyane muri East Africa bishobora kuba bifite abakobwa beza kurenza abandi atari muri Afurika yose. Ahangaha iki gihugu ni igihugu cyiza cyane ku buryo iyo ukigezemo ukabona abakobwa bawo imyitwarire yabo utifuza kuhasohoka, wifuza kuhaguma. Ndetse ni igihugu kizi gufashoninga cyane mu myitwarire yayo cyane. Iki gihugu ni igihugu cyiza cyane kubera gitanga freedom ku bakobwa bacu cyane, kandi ndetse abayobozi benshi bo muri kiriya gihugu bavamo abakobwa, baba ari abakobwa ahanini cyane. Twite cyane ku mwanya wa 2 turasanga u Rwanda, igihugu cyacu, igihugu cy'amahoro, igihugu cy'imisozi igihumbi, igihugu cyiza cyane. Mbere yo kugira ngo abakobwa bacu babe beza, igihugu cyacu cyo kibanza kuba cyiza. Ndetse urutonde rwagaragaje yuko igihugu cya 2 cyiza cyane muri Afurika gifite abakobwa beza ari u Rwanda.
ndetse aha ngaha bagenda batwereka amafoto y'abakobwa bagiye batandukanye barimo Miss Naomi, Miss Jolie, mbese abantu benshi bagiye batandukanye bamuye bose bagenda batwereka amafoto yabo. Aha ngaha batwereka Miss Naomi, batwereka ari mu bakobwa beza igihugu cy'u Rwanda gifite. Igihugu cy'u Rwanda cyaje ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite abakobwa beza kurenza abandi muri Afurika. Afurika igizwe n'ibihugu 32. Wibaze niba iki gihugu cyabaye icya kabiri muri Afurika gifite abakobwa beza cyane kurenza abandi. Ndetse ibihugu byinshi bitandukanye, abanyamahanga benshi batandukanye bakunze kuza hano mu Rwanda baje kuhashaka abagore, ndetse nta yindi kapasi bafite bitewe n'uburyo abantu bazi ko abakobwa bo mu Rwanda ni abakobwa bagira umuco, ndetse n'abakobwa bafite amasura meza ku buryo buri umwe wese yabonye abyemera ati akavuga ati ndabyemeye, iki gihugu gifite abakobwa bafite amasura meza pe, kandi bafite umuco ndetse bakunda no gukora. Nibyo bintu byagaragaye kuri Google, ndetse bagiye bagaragaza cyane yuko ibi bintu bigaragara yuko cyane iki gihugu ari cyiza cyane mu bihugu bifasha cyane ku isi hose, bitewe n'uburyo iki gihugu gifite abakobwa beza ku umwe wese ubibonye adashobora kubihakana habe na gatoya. Bagenda batwereka amafoto ya ba Muheto ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, batubwira ati iki gihugu urebye abo bakobwa, imyitwarire yabo, imyambarire yabo, nawe ubwawe nawagira aho ubona ubihakanira. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cya Europe. Iki gihugu iyo batakibona kuri top 10 bari kugira ngo iyi top 10 twayikoze nabi cyangwa twayishe. Gusa biragaragara yuko iyi top 10 niba ikurikiranye uri kubyemera ijana kuri indi. Niba yatangiranye natwe ukaba ugeze ahangaha uri kumwe natwe, uri kubibona yuko iyi top 10 iteguye neza kandi nta mahera arimo, nuko nguko bigomba kumera, isi yose irabyemera. Dore ahangaha baratwereka yuko igihugu cya Europe ari igihugu gifite abakobwa beza ku isi hose, bitewe n'imiterere yabo, mu maso yabo hakuruje abantu benshi cyane. Buri umwe wese wabonye aravuga ati iki gihugu kiranyemeje, bitewe n'imiterere y'abakobwa bawo, yaba imico yabo, yaba mu maso yabo, yaba buri kimwe cyabo, ndetse bakagira n'imisatsi myiza ku rwego rutangaje cyane. Igihugu cya Europe gifite abakobwa beza ku buryo umwe wese ubyumvise cyangwa ubibonye atabona